turagushubuje so umwami wacu Yesu, ushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi utugirira uko bwije n'uko bukeye Mana. Ushimiye umwanya w'ijambo ryawe, ndasabye kugira ngo rigire umumaro mu mitima yacu, riduhembure, rituvugurure, kandi umwuka wera w'Imana azabane natwe, ategeke imitima yacu mu izina rya Yesu. Turasabye kugira ngo ntiribe inyuguti, ntirihinduke ijwi gusa, ahubwo kuko ijambo ryawe ari ubuzima, ijambo ryawe ari imbaraga, rikora icyo waritumye. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ishimwe. Turaganira nanone uyu munsi wa kabiri kuri ya ntego yacu yo kwegera Imana niko kwiza. Muri iki gihe numva Imana yadufasha tukegera Imana, niyo yo kwegerwa. Imana itugirire neza, kandi umwuka wera arushaho kuguma kudusobanurira ikijambo ridushakaho, umuntu wese ku giti cye, umuntu wese mu ruhande rwe. Buri Imana ibifite ikivugana n'umuntu mu mutima we, ikagira ikimfashisha, ikagira nawe kigufashisha mu ruhande rwawe. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa Yakobo, ibice ni 4 ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Mubabare, muboroge, murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduka agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, ko ari bwo izabashyira hejuru. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza, amen. Uru rwandiko rwa Yakobo yanditse araduhamagarira kugandukira Imana. Kugandukira Imana ni ukuyicira bugufi. Mu kugandukira Imana kwacu tugomba kandi ngo no kwitandukanya na Satani, tukamurwanya, tukamwitandukanyaho, kuko tuzi ko ari umwanzi w'Imana. Kandi turabizi neza ko Satani yamanuwe mu ijuru n'ubwibone, ariko amanukana umujinya mwinshi avuga ati nanjye nge kubabaza umuntu w'inshuti y'Imana, umuntu Imana ikunda, nimugeraho nkamugirira nabi, nkamukoresha ikintu kimutandukanya n'iriya Mana, Imana izababara. Niyo mpamvu Yakobo arimo kuduhugura avuga ngo twitandukanye na Satani, turwanye Satani, kandi nitwegera Imana tuzashobora kumunesha. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Nituyicira bugufi, nituyubararira, nituyigandukira, Imana izadushoboza kunesha Satani. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Iyo dusomye muri Luka ibice 4 ku murongo wa 13, ni ya magambo Yesu ageragezwa n'umwanzi mu butayu amaze iminsi 40 arimo gusenga. Hano ku murongo wa 13 Yesu agaragara yararwanishije ijambo, anesha Satani. Amurwanisha ijambo avuga ngo handitswe, ngo yamugerageresha iki n'iki, akamubwira ati handitswe ngo Satani kugeza aho ananiwe, Satani kugeza aho acitse intege, aragenda ariko aravuga ati muteze ikindi gihe. Bene data, dukwiye kurwanya Satani, tukibikaho ijambo rituma tumunesha, ijambo rituma tumutsinda, kuko umujinya yamanukanye no kugira ngo atandukanye umwana w'umuntu n'Imana, arakaza Imana ayibabaze mu buryo bwose. Ariko natwe dufite ijambo, Petero nawe yavuze ngo rirushaho gukomera. Imana nishimwe ngo tuzaba tugize neza nituryumvira. Iryo jambo riradushoboza, riratubashisha kurwanya Satani kandi tukamunesha. Nubwo yongera agashoza izindi ntambara, agashoza urundi rugamba, akongera akarugira rushyashya, ariko ngo iyo turesista, iyo tumurwanye nyije dushikamye, iyo tugumye hamwe, Imana nayo ikongerera imbaraga. Imana nayo iduha imbaraga zo kuresista, zo guhangana nawe tukamunesha. Imana yacu dufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Umuririmbyi wa 35 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yasenze isengesho ryiza abwira Imana, tumpe kukwegera Mana yanjye. Aravuga ngo umpe kukwegera naho twafatanya umusaraba, naho nahura n'ibigeragezo, naho nahura n'amakuba, naho Satani yandwanya cyane, naho yazana urwo rugamba, ariko jyeweho nagumya kwishima, nkaguma ngusaba ngo umpe kukwegera. Yesu nashimwe. Kandi yaravuze ngo umpe kukwegera
ujye undengera iteka ngumye nkwizere. Satani nantera, Satani nandwanya, ninkwegera uzajya undwanirira. Bene data, dufite assurance yuko twegereye Imana, habe naho Satani yarwana, habe naho yahaguruka, habe naho yadutera turwanya cyane, naho yazana amakuba n'ibigeragezo, Imana yacu tuyegereye iduha imbaraga zo gutsinda Satani, iduha imbaraga zo kunesha. Mu byo tugeragezwa byose tukamunesha, Imana yacu idufashe. Niyo mpamvu natwe dukwiye gufatanya n'uwo muririmbyi tuvuga ngo umpe kukwegera Mana yanjye, umpe kukwegera. Yesu nashimwe cyane. Kwegera Imana rero uhereye mu isezerano rya kera byari igikorwa cyakorwaga n'abatambyi. Abatambyi babaga berejwe umurimo wo kwegera Imana. Turabizi ko ngo babanzaga kwitambira ibyaha byabo, bagafata ibitambo bazaniwe n'Abisiraheli bakabijyana bakabibaga. Izo nkuru turazizi, tujya tubisoma. Urebye no mu Kuva ibice 19 ku murongo wa 22 hatubwira ngo kandi n'abatambyi bigire hafi y'Uwiteka, ariko nibahagera biyeze kugira ngo Uwiteka atabagwira. Imana yacu idufashe. Kwegera Imana bidusaba kwiyeza. Ejo twabonye ibisabwa kugira ngo twegere Imana. Twabonye bike, twavuze nka bitatu, ariko liste ntiyarangira kuko Imana irera. Bisaba ko tugenda dutunganya intambwe ku yindi kugira ngo tubashe kuyegera. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Iki gikorwa rero cyakorwaga n'abatambyi, nta muntu usanzwe wari ufite uburenganzira bwo kwegera, bwo kujya ahera h'Imana, bwo kujya mu ihema ry'ibonaniro. Ahubwo abatambyi turabizi ko aribo bajyagayo, nabo ngo bakagenda biyejeje, yewe baziritse no ku kuguru umugozi uriho inzogera, yakandagira bataracyariho, ntarapfa, Imana ntiramugwira. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ariko ubu uko kwegera Imana kwaraguwe. Haleluya, haleluya. Kwaratambutse kurenga abatambyi gusa, ahubwo na rubanda twese twagiseseka duhabwa kwegera intebe y'ubuntu tudatinya, kuko tuzi kuyicayeho yitwa Rukundo, uyicayeho ari Kristo, umutambyi mukuru uhora dusabira ku Mana avuga ati bababarire, bababarire, n'uyu ninjye wamucunguye, n'uyu n'uwanjye amumeneye amaraso, agahora dutambirira iteka iburyo bw'Imana. Uko kwaguka rero natwe abatari abatambyi tukegera, tukabasha kwegera Imana, tukabasha kwinjira hera, byatewe na Kristo. Imana nishimwe cyane. Murabyibuka ngo amaze gupfa kuri ya saha ya 9, nk'uko umaze guhera, isi itinye kumwakira hinze umushyitsi, ngo umwenda wari ukingirije hera watabutsemo kabiri. Imana nishimwe cyane. Amaze kuvuga ngo birarangiye, bagiye kubabona utabutsemo kabiri, aho abatambyi bajyaga bajyanye ibitambo babanje kwitambirira iby'ibyaha byabo, bagatambira iby'ubwoko bwabo, umuntu wese yemera kwinjirayo. Yesu yarakoze. Imana nishimwe ko yadukijije ibitambo n'amaturo byatambwaga n'abatambyi kugira ngo natwe tubashe kwiyegerera Imana. Imana ishimwe ko umuntu wese wizeye akihana ibyaha bye ahabwa kwiyegerera Imana. Yesu nashimwe cyane. Kandi iyo turebye mu Baheburayo ibice byaho 7 ku murongo wa 19 dusoma amagambo avuga ngo kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Yesu nashimwe. Ibyo byose twavuze abatambyi bakoraga mu isezerano rya kera byari ibintu by'amategeko yashyizweho ngo ahari abantu babashe kwegerezwa Imana bafite intermediaire, ariko ngo ibyo byose ntacyo byatunganije namba, ahubwo ngo byari nk'igishushanyo, byari nk'ibanze ry'ibyiringiro biyaruta. Bene data, dufite ibyiringiro, ibyiringiro duhabwa na Kristo, ibyiringiro duhabwa n'agakiza, ibyiringiro duhabwa nuko yazutse. Nyamvuga ntiyo Yesu atazuka ubu ibi tuba tuvuga nabyo nta biba biriho. N'abigishwa bari bamanjiriwe bataramenya ko yazutse. Inkuru bagezeho ko yazutse niho basohotse, naho ubundi bari mu nzu bikingiranye bafite ubwoba bati turavuga iki, turabigenza gute? Imana ishimwe yazuye Yesu Kristo. Imana ishimwe yaduhaye uruvugiro, kandi Imana ishimwe yaduhaye ibyiringiro. Petero abivuga yaravuze ngo ni ibyiringiro bitabasha kubora, bitabasha gupfa, bitabasha kwandura, bitabasha kugajuka. Ibyiringiro by'umurage dutegereje abizera. Kandi avuga uyu murage naranezerewe cyane. Yaravuze ngo ntubasha kwandura. Kubera iki? Ngo kubera ko wahishwe mu ijuru,
uyu murage Imana itubikiye tufitiye ibyiringiro kandi twaheshejwe nuko Kristo yazutse urahishe, uri nahangaha abantu bawugeraho bakawanduza, yewe n'ibintu byawe uhiga bikawugeraho, ariko igituma utandura, utabora, utagajuka nuko uri mu ijuru aho Imana yawuhishe ikazawishura urya munsi ubwo Kristo azagaragara iwumurikira abamwizeye. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bene data rero ngo nitugandukira Imana tukarwanya Satani tukitandukanya nawe, Imana nayo izatwegera. Imana ishimwe cyane. Twasomye tubona ngo mwegere Imana nayo izabegera. Iyo dusomye muri Luka 15:20 tubona inkuru z'awa mwana w'ikirara. Imana itugaragariza uburyo natwe idukunda muri wa rwego. Umwana yabaye ikirara agera hasangira n'ingurube, izo nkuru turazizi, ariko yisubiyemo akavuga ati reka njye kwa data, bararya bagasigaza, nta mpamvu yo guhora nsangira n'ingurube nazo ngo ntizanamusigiraga. Afata icyemezo. Yesu nashimwe cyane ngo afata inzira asubira kwa se, ariko ngo asubiye kwa se akiri kure. Ise yahoraga agenda yabaza ati umwana wanjye yagiye he, umwana wa nyamaswa zaramuriye, umwana wanjye baramwishe, ariko ngo yisubiremo asubire kwa se. Ise amubona ngo akiri kure. Haleluya. Ngo umubyeyi ariruka aramuhobera aramusoma anezerewe. Uko niko iyo duteye intambwe yo kwisubiramo, yo gutekereza ibyo twagenderagamo, yo gutekereza aho twari turi, tugafata icyemezo cyo gukurikira, cyo gufata inzira yo kujya kwa data, yo kwegera Imana, intambwe zisigaye Imana izifata itwegera. Yesu nashimwe cyane. Ni ugufata akantu gato gusa ko kuvuga ngo ndiyemeje ngiye guhindukira negera Imana, mve mu byo narindimo negera Imana. Imana inezerwa nk'uyu mubyeyi ikirukanka idusanganira. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo Imana nayo izatwegera. Imana nishimwe cyane. Yakomeje avuga ngo yemwe banyabyaha nimukarabe namwe ab'imitima ibiri nimweze imitima. Imana idufashe. Iyi jambo Yakobo yarivuze mu mvugo y'Imana, mu mvugo ikarishye, ihita ikasa cyangwa se yerekana umuntu uko ari. Kenshi na kenshi tugerageza kwiyorohereza, yewe n'ubutumwa tuvuga bukaba bubebera, bumeze nk'ubumasa, butabaga, butagaragaza umuntu. Ariko ijambo iyo rije rivuzwe n'Imana ngo rifite ubushobozi bwo gutandukanya umuntu, amagufa n'umusokoro. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Yakobo rero hano ntiyabebereye, yaravuze ngo yemwe banyabyaha nimukarabe namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Nta nyoroshyo yigeze ashyiramo. Imana idufashe kandi tugire neza. Kandi koko umuntu akwiye kwimenyaho ububi. Muribuka Daniyeli ubwo yasengaga ya minsi, ngo yarasenze arumvirwa, yewe araguma aratitiriza kuko yarategereje igisubizo. Ariko ngo Imana ijye kumwiyereka, marayika azanye ibisubizo, ngo yubuye amaso abonye ubwiza, ngo yikubita hasi yubamye asa nk'uhwereye. Aravuga ngo ubwiza bwe bwamuhindukiye nk'ububore. Imana idufashe kandi tugire neza. Iyo twegereye Imana tugahishurirwa ubwiza bwayo, tugahishurirwa kugira neza kwayo, bya bindi twibwiraga ko turi beza, bwa bwiza bwacu buhinduka ubusa. Bene data, kandi nibyo n'ijambo ry'Imana yo tubwira. Iyo ijambo rigenda ryinjira mu mitima yacu, iyo Imana igenda ivugana natwe mu mitima, iyo igenda itwereka, iturondora, itumenya, nkuko Amuririmbyi wa 38 yaririmbye, umuntu agenda yimenyaho ububi. Bwa bwiza yibonagaho, yumva ko ari umuntu ukomeye, yumva ko ari umuntu uzi kwigisha, uzi kuririmba, uzi imirimo itandukanye ya yindi dukora. Uko twegera Imana turushaho kugenda twibonamo ububi bwacu uko bungana, tukarushaho no kwezwa. Imana yacu dufashe. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo yemwe banyabyaha nimukarabe. Uku gukaraba ni ibikorwa by'inyuma. Bene data, hari ibintu bigaragara inyuma, imbuto twera za kamere, kuko na kamere nayo burya igitubibamo imbuto bigatuma tuzera. Imbuto zigatuma umuntu wese niyo atabarebesheje darubini z'umwuka, niyo ataba yeretswe, akabona ibiri kukuyobora, ibiri kugutwara muri iyo minsi. Niyo mpamvu yavuze ati nimukarabe ibikorwa by'inyuma, ibigaragara inyuma by'imbuto za kamere nimukarabe. Arangira aravuga ati n'ab'imitima ibiri kandi nimwiyeze imitima. Hariho ibikorwa bigaragara inyuma tukaba twabikaraba tukaba twabikuraho, ariko hariho n'ibikorwa bigaragara imbere bimenywa na nyir'ubwite n'Imana n'ijambo n'umwuka wera bimurondora. Biroroha cyane no gukamufura, umuntu agakuraho ibikorwa by'inyuma bya kamere, akagerageza kugenda atwikira
abanyedini n'abafarisayo n'abanditsi bajyaga babishobora, bakambara amategeko imbere bakambara n'amategeko inyuma, uturutse imbere akabona amategeko, uturutse inyuma akabona amategeko. Ariko ngo imbere yabo Yesu we abivuga yaravuze ngo bameze nk'ibituro bisize ingwa, imbere ari umunuko. Imana yacu dufashe. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ati banyabyaha ni mukarabe n'ab'imitima ibiri na bya bikorwa birimo imbere. Hari ibikorwa by'inyuma bya kamere, ariko hari n'izindi mbuto cyangwa ibindi bikorwa bikorekerwa imbere mu mutima w'umuntu. Bene data, mu mitima yacu haberamo ibikorwa byinshi, ariko umuntu wejejwe, umuntu utunganye, umuntu wimenyeho ibyaha, umuntu wimenyeho ububi, umuntu wimenyeho gukiranirwa, niwe Imana iheraho yeza itunganya. Yamara kumutunganya akaba ari karifiye spirituellement, atunganijwe, ari ukwiye mu buryo bw'umwuka kwegerana n'Imana, kuko Imana ari Imana yera. Imana yacu dufashe, Imana yacu tugirire neza. Mu mitima yacu rero kubera ko haberamo ibikorwa byinshi, niyo mpamvu Yakobo yavuze ati mwiyeze imitima, ab'imitima ibiri namwe ni mwiyeze imitima. Imana idufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Bene data, umuntu ashobora kubaho hakagira ibitagaragara inyuma, hakagira ibitaboneka, ariko iwe mu mutima imbere hameze nk'uruganda rudatuza, ibikorwa binyuranye. Niyo mpamvu nayo ko babivuga muri iki gice twasomye, we nani twasomye imirongo itangira, yaravuze ngo mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he? Ntiziva mu byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu? Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka, muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. Niyo musabye musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu. Yesu natugirire neza. Ariya magambo atangira agaragaza ibikorwa bikorekera imbere muri twe, wenda bitanagaragara inyuma, yaba marari, yaba iryo shyari, yaba ubwo bugambanyi, yaba ibyo byose bitutumba mu mitima, bimenywa na nyir'ubwite n'ijambo rimurondora n'umwuka w'Imana n'Imana Data. Ariko Yakobo wabivuga yaravuze ati yemwe banyabyaha ni mukarabe. Iby'inyuma abantu bamenya bakavuga bati uyu ni umunyabyaha pe, imirimo ya kamere iramugaragaraho, ni mu bikarabe. Ariko namwe ab'imitima ibiri ni mwiyeze imitima, ni mwinjire no mu mitima imbere, mukarabe, mwiyeze, mukureho bya bindi birwanira imbere mu ngingo zanyu, mubone kuba karifiye kwegera Imana, mubone kuzuza ibisabwa kugira ngo mwegere Imana. Imana yacu idufashe, Imana yacu itugirire neza. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwira ko nitwegera Imana nayo izatwegera, ariko tubanze gukora ibi bisabwa: tubabare, tuboroge, turire, ibitwenge byacu ngo bihinduke kuboroga. Imana yacu idufashe. Biroroha cyane cyane twe n'Abanyarwanda, umuntu agerageza gukamufura, agerageza gutwikira ku buryo ibirimo imbere atari ibyo bigaragara inyuma. Iyo bigiye kugaragara inyuma burya biba bimaze kugera ku ntera ndende. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Abafarisayo n'abanditsi ngo bajyaga bagerageza ibintu byo kugaragaza guseka, kwishima, kugira ngo urebera inyuma abone ko bimeze neza, ariko mo imbere harimo ubugambanyi. Urabona ibyo bakoreye Yesu, harimo ibintu binyuranye. Imana idufashe kandi tugire neza. Ariko aravuga ati mubabare, muboroge, murire. Ibyo by'ibitwenge, ibyo bigaragara inyuma, ibyo byo kugira ngo umuntu adatahura ibirimo imbere biveho. Muboroge, murire, ibyishimo byanyu, uguseka kwanyu guhinduka agahinda. Murire, muborogere ubugingo bwanyu, murire, muborogere imitima yanyu, murire, muborogere ubwoko bwanyu, murire, muborogere igihugu cyanyu, murire, muboroge. Ibyo kuborogera birahari. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Arangiza duhumuriza aravuga ati mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwiza abashyira hejuru. Bene data, Imana irashaka ko tuyegera, ariko dukwiye kubanza gutunganya iby'ijambo ridusaba kugira ngo twegere Imana. Kandi Imana nayo iratanga garanti, iratanga assurance yuko nidutera n'intambwe imwe twisubiyemo nk'uriya mwana w'ikirara, Imana izatera izindi izidusanganira kandi duha imbaraga zo kurwanya Satani. Imana yacu dufashe, Imana yacu tugire neza. Numvaga ryo jambo twaganira. Yesu abaho umugisha. Ndagushimiye Uwiteka Mana Nyiringabo, gushimiye ijambo ryawe ryiza utuganirije, kandi ndasabye kugira ngo udushoboze gukora ibyaryo nk'uko Yakobo yavuze, ngo twumve iby'ijambo dukore n'ibyaryo, atari ugupfa kuryumva gusa twishuka. Ndasabye ngo Umwuka Wera adushoboze, atubashishe rwose kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa ikijambo ritubwiye. Kandi Mwami udushoboze gutera naburi ntabwo imwe tukwegera, kuko tuzi ko izindi zose witeguye kutwegera. Ijambo rye ritubwiye neza ngo twegere Imana nayo izatwegera.
turasabye kugira ngo udutunganirize kukwegera kuko tuzi ko wera Mana, kandi umwuka wera udusengera udusabira nk'umufasha waduhaye arushaho kutunihira iminwa itavugwa imbere ya Data. Dusabye byose twizeye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.